Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Gatera Frank, nkaba bufashe kuyobora gahunda y'uyu munsi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, bayobozi batumirwa mwese muteraniye aha, nk'uko biteganywa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda mu ngingo y'118 ivuga irahira ry'abagize guverinoma. Hano agiye kubera umuhango wo kwakira indahiro ya Minisitiri wa Sport, y'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri ya Sport, n'umunyamabanga wa leta ushinzwe imari muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mugiye kwakira indahiro ya Madamu Mukazayire Neri, Minisitiri wa Sport, ya Bwana Rwego Ngarambe, umunyamabanga wa leta muri Minisiteri ya Sport, n'iya Bwana Kabera Godfrey, umunyamabanga wa leta ushinzwe imari muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi. Barigira imbere bafate ibendera ya Repubulika y'u Rwanda, ikiganza cy'ibumoso, bazamura ukuboko kw'iburyo, bavuge indahiro. Njyewe Mukazayire Neri, Njyewe Rwego Ngarambe, Njyewe Kabera Godfrey, ndahira u Rwanda ku mugaragaro ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda, ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko, ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro, ko nzaharanira ubumwe bw'abanyarwanda, ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe, ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite, nintatira indahiro nzabihanirwe n'amategeko. Imana ibimfashemo. Murakoze. Agira ngo tubasabe mushyire umukono ku ndahiro. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nyuma yo kwakira indahiro z'abayobozi, mu cyubahiro cyanyu mwageza ku bateraniye aha n'abakurikiye umuhango hirya no hino ijambo mwateganirije uyu munsi. Murakoze. Mwiriwe neza mwese bari hano n'abadukurikira bari ahandi. Nagira ngo mbanze nshimire abatugejejeho indahiro ijyanye n'imirimo bemeye gukora n'inshingano zikubiyemo, aribo Neri Mukazayire, Rwego Ngarambe, Godfrey Kabera. Nagira ngo mbisubiremo, nze kubivuga kenshi, indahiro ntabwo ari umugenzo gusa. Indahiro ifite uburemere bwayo kandi bijyana n'imirimo igiye gukorwa. Ubwo rero iteka iyo muri kuri iyo mirimo birumvikana ko ubwo buremere bw'iyo mirimo buba buri mu bwenge bwanyu no mu mitima yanyu, mubyumva ko mugomba kubyubahiriza. Nubwo atari ku iteka bigenda ku bantu bose, barahira ariko ntibakora ibyo barahiriye. Ibyo ariko ntibibuza uburemere
bw'iyo ndahiro kandi bw'iyo mirimo gukomeza kwitabwaho. Hari byinshi kujya muri iyi myanya yo gukorera igihugu. Birumvikana ko mbere na mbere haba hari abanyarwanda benshi bashobora gukora iyo mirimo, rero kugira ngo mube ari mwe mutoranijwe nyiramu bikwiye kongera uburemere bw'izo nshingano. Kandi iyo bageze ku mirimo ntabwo ari byiza ko abantu batangira gushakisha impamvu yo kutubahiriza iyo mirimo. Mu nzego zose z'igihugu cyacu dukoreramo, ndetse guhera kuri Perezida wa Repubulika, Chief Justice, Prime Minister, abakuriye inteko, Speaker n'abandi, iyo uri ku mirimo ntushakisha impamvu ibintu bitagenze neza cyangwa bishobora kugenda nabi. Bakunda gukoresha ni ukuvuga ngo bampaye umurimo cyangwa igihugu cyashinze imirimo ariko nticyampaye ibikoresho cyangwa nticyampaye ibikoresho bihagije. Biba bivuze iki? Iyo mirimo umuntu ahawe haba harimo no gushaka ibikoresho, ibikoresho cyangwa amikoro igihugu gifite. Ayo mikoro ntarangiza byose, ntashobora, kuko ntabwo ari urwego rumwe ruriho ngo amikoro yose y'igihugu ajya muri urwo rwego. Oya, amikoro igihugu gifite adahagije agabanwa mu nzego zose. Ni ukuvuga ngo buri rwego rwose rubona ibidahagije. Igihugu ntigifite ibihagije, ahubwo abantu bashingwa ibyo bashinzwe kugira ngo mu mikorere yabo buzuze izo nshingano bahawe, ariko habemo n'inshingano yo kongera amikoro. N'ibyo nta bindi by'iruhande, nta bindi, ni amagambo gusa. Rero mwebwe abagiye mu rwego rwo gukorera guverinoma, mumenye ngo muje mu nshingano mwabwiwe, mwemeye, muzi, ariko muri izo nshingano niba batababwiye ko hiyongereyemo gushaka amikoro, ubu ntabwo byari byuzuye. Abo muri siporo tugerageza gukora kugira ngo siporo mu byo n'ubundi igeza ku bantu havemo n'amikoro.
ubu siporo ni business, ni business ishingiye kuri talent mu banyarwanda cyangwa se mu bandi ahandi. Iyo talent rero hari uburyo icuruzwa, hari uburyo ivamo amikoro. Niyo ntego yacu, niyo mpamvu hariho bimwe twashoboye gushyira mu buryo, kubaka ibikorwa remezo bifasha muri siporo, kugira ngo abantu benshi, abanyarwanda benshi bagire uwo mwanya, hari n'ibindi byinshi byagiye byubakwa no mu turere n'ahandi bigenda byubakwa. Siporo rero ifite byinshi igeza ku bantu, ariko harimo n'amikoro. Abakora muri Minisiteri y'Imari birumvikana, ntabwo ari ukujya kubara arimo gusa, ahubwo ni no kumenya aho aturuka, tugashobora gutubura imari itugeraho mu buryo buzwi, duhora dushakisha iteka ryose. Nta gushakisha uko yinjira ukanagena uko asohoka, kugira ngo cyane cyane aho yinjira agende hiyongera, aho yinjira ava agende hiyongera. Ni ibyo ngibyo rero, ariko ibisigaye ubundi nta kigoye. Ubundi muri mirimo akenshi bigorana ari uko abantu ubwabo batumye igorana. Iyo ushatse ko byoroha biroroha, iyo ushatse kubikomeza birakomera nabyo, ndetse bikagukomerana. Ubwo rero nta kintu gishya kijyanye n'uwo muhango w'uyu munsi, usibye ko ari ngombwa ko abantu bahora bavuga ibyangombwa byafasha kugira ngo imirimo ishobore kugenda neza. Nagira ngo rero mbifurize akazi keza abahawe izi nshingano. Ibisigaye byinshi bizaturuka no mu bufatanye na bagenzi banyu mu nzego zitandukanye, kugira ngo ibikorwa bibe bireba igihugu cyose, bitareba ahantu hamwe cyangwa ahandi. Ndabashimiye rero, muzagira akazi keza, cyangwa mugire akazi keza bugahereye ubu ngubu, gahereye none. Mugire umunsi mwiza.